Haleluya. Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha kubw'ubuntu bwayo kandi yongere ikwagure cyane. Uyu ni umunsi mushya n'intambwe nshya Imana iduteje, turacyaganira ijambo ry'Imana kandi Imana ikomeje kutwubaka umunsi ku munsi. Nk'uko tutajya turekera kugaburira imibiri, ni nako tutagomba gucogora kugaburira umwuka wera. Turacyari kugerageza kwiga ijambo ry'Imana mu gitabo cy'urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 4 umurongo wa 12. Twahereye muri izo nakwita nka foundation z'iyi study, and uyu munsi reka twinjire noneho mu ijambo ry'Imana. Ubushize twari twasomye urwandiko twasomye igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 26 na 27, aho birivuga ngo unesha akitondera imirimo yanjye akageza ku mperuka, nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose. Azayaragiza inkoni y'icyuma nk'aho ari inzabya z'ibumba, ayiyamenagurize rimwe nk'uko nanjye nabihawe na Data. Amen. Umwe mu migabane Kristo ahereza abantu bamwumva. Ariko ibaze, ubundi ni gute umuntu yinheritinga cyangwa se afata cyangwa azungura ku buryo ubu buzima bwa Kristo buba umugabane afite muri we? How does this happen? Number 1, habaho kumva. Iki ni kimwe mu bintu by'ingenzi cyane, kumva ijambo Kristo avuga. Iyo ryinjiye muri nge, riba rifite directory aho rigiye. Nuvuga ngo ikintu kitari kindimo iyo kije kiba gifite umwanya cyujuje. Nuvuga ngo benshi muri twe impamvu impinduka zitaraba, haracyari ibice bitarahindurwa. Nta gice na kimwe mu buzima bwawe kidafite umutware, principality ukiyobora. So it is either the presence of the Holy Spirit cyangwa se hakaba hari imbaraga z'umwijima zifite control. Then what can we do? Tugomba gushora ibihe byacu, tugashora amasaha yacu, tugashora imitima yacu mu kumva ijambo ry'Imana. Reka nkubwire mubyeyi, nimba uvugisha umwana wawe ntakumve, ntabwo ari we. Kuko ubundi normally kugira ngo twumvikane, hari icyo Bibiliya ivuga ngo twikorererane imitwaro, tubabarirane. What does it mean? There is a possibility of exchange. Harimo akantu ko guhinduranya. Mwikorererane imitwaro ni nko kuvuga ngo we are going to share. Urazana imitwaro yawe, njyewe mbari njye uyifata nyikorere, hanyuma nawe ufata iyanjye uyikorere. So nitugurana tugasharinga, biraza gutuma nkumva. Kuko nimba mbere nakubonaga nkabona urasa nkaho utanyitayeho, nyamara wabiterwaga n'imitwaro wari wikoreye, nituza kugurana nkayikorera ndaza kubasha kukumva, mvuge ngo impamvu atanyumvaga ibi bintu n'ukuri byamuvunaga. Nawe afite ubundi buryo yanyumvaga, niyikorera ibyo nari nikoreye ari buvuga ati yo burya wa muntu yavunikaga bingana gutya. Impamvu abakristo mw'iyi minsi n'abantu muri rusange bagoye kubana mu mahoro, nta bantu bagihari bikorerana imitwaro. Buri muntu ari kwireba kubwe. Igihe cyose ubu buryo bwa exchange butagihari mu buzima bwacu, banyarwanda, bavandimwe bakristo, bene data, biragoye ko tuzabona ubu buntu bw'Imana n'imbaraga. Kuko imwe mu mpamvu Imana imanura imbaraga zidasanzwe ku bantu bayo, ibikorera umusaruro ibibonamo ku nyungu za benshi. Kuko Imana irakureba ikavuga ngo izi mbaraga ninzimumanuraho biraza kuba iby'umugisha ku giturage cyose.
So if God is looking in the village and he cannot find someone who is faithful to carry his grace, because God is measuring everyone's heart. Hanyuma nimba Imana ipimye umutima wanjye igasanga ninsukaho ubuntu budasanzwe, I am going to be greedy and I am going to use it in my own interest, then what is it for? Nimba Imana ireba ikabona ngiye kubikoresha mu nyungu zanjye, that is why we are not having encounters. That is why people are praying, people are fasting, and nothing is happening. Why? We lack important things. It's okay. We were taught about seeking power and the manifestation of the greatness of the Abba Father. Ariko se ibi bintu tuzayibona gute bavandimwe tudafite aho bijya? Dushaka gusama nta nyababyeyi dufite muri twe. Ndumva urwo ni rwo rugero mbonye nakoresha. Ibaze kweri ushaka gutwita mu nda yawe nta nyababyeyi ihari, then uwo mwana arabaho gute? We are praying for power. Turasenga ngo Imana ituzamure, turasenga ngo Imana nitwagure, ariko nta nda dufite yabyara ibyo bintu. Buri munsi Kristo aratureba akabona imitima yacu ntabwo iragera ku kigero cya kwakira ibyo turi gusengera. Iyo uba wabimenyaga, iyo tuba twasobanukirwaga, iteka ryose yuje gushaka Imana kubw'ibintu yishakaho ntabwo wakwigera ubibona, ariko yuje gushaka Imana ariyo ukeneye yonyine ubona ibirenze ibyo uri gutekereza. Impamvu abantu babuze imbaraga z'Imana mu buryo bwuzuye nuko iteka bariyiriza, barasenga, bafata iminsi, baratanga, barasurana, ariko bakabikora batagetinga inyungu igomba kubiza inyuma. Bikamera nk'ibikorwa byakozwe babribing Imana. You are trying to bribe God by your fasting. Seek him. Nitugera ku rwego rwo gushaka Imana gusa, apana amafaranga, apana k'abantu bakubaha, no, ukumva you are just committed gushaka Imana, you will see what will happen. Uzazamuka birenze uko wabirose, and the people will start to ask you what you have done to be elevated ku rwego rungana gutyo. One of the reasons why tugifite ibibazo mu itorero nuko dufite abantu batwigishije bamwe batubeshye ku bintu bimwe na bimwe, ako nabo ntibabikoze babishaka, ahubwo ntibasobanukiwe icyo ubuntu bwa Kristo bwari gukora. Then tugakura gutyo. Ntabwo Imana igusaba ko wibabaza ngo ikwereke ubuntu bwayo, no. N'ubundi Imana iki ikeneye ntabwo ari ukuyereka ko ukeneye ibintu, ahubwo ikeneye kuyereka ko uyikeneye. Kuko nimba yarakuremye ntabwo yakuremye idafite plan yuzuye ku buzima bwawe. Nimba plan ihari, bimeze nko kuririra ibintu. N'ibintu babangure kuvumba izo wengewe. Why? Turabaragwa biyo migisha. Imana ntibeshya. Ariko faithfulness, it is still a problem muri twe. Imana nidufashe itwubake byagutse mu buntu bwayo n'imbaraga zayo, mu mbaraga za Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye. Amen.